Munsi ndaronkara kumbona abantu bose bacanye ku maso munsi ni danje mbako digenje sinzi niba ndagira icyo ncyura iya nkunitse mama ifite na telefone ihenze nayiryamo make kandi irebye nakari agakapu ntabwo naburamo niyo nasangamo umugati na rouge cyangwa n'akabekapu umukecuru wanjye nawe akisanga mu kinyejana reka ahubwo yemwe amusatire mwumve Mwana wa niko di Sheri buretse gato ndongera nkuvugishe ndaje mukanya amashyo di karame muze amashyo yego muraho oya ariko hano ubu mwabaye muti barasubiza ngo amashyo murabo muri digital amashyo ngori umeze gutese neza neza yego baba nuko di uko mbona uri kugiye isi uragerayo ngo dufatanye urugendo nge nari noze mu masengesho ku rusengero nuko nari ndomutse ngo mpereze inkutwatsa aho mu rugo turagendana turagerana hari imbere ariko se muze ubu koko amasengesho urayabasha yego Yesu wabambwe Golgotha ku musaraba intare yo mu muryango wa Yuda mbemwa amasengesho ndayabashije dore uyu no munsi wako wa kabiri namazemo iminsi ibiri none se koko ko ndeba ukomeye nk'umuntu umaze kurya imyumbati n'ubushera uko iyi minsi uyimaze mu masengesho utangiye Mana y'isi n'ijuru reka da iminsi nyimaze mu masengesho reka nubwo ubona nkuze ntabwo nyijijwe vuba reka da ngiye buri uko ndeba navukiye mu rugo rw'abatambyi n'abatambikazi koko urumva nukuri rwose Yesu wera pasiva masukra panasuba sa safi la pa si ye pasova panasupala nefa kasofa safi ma dunia nasa ulapa opa none se muze ubaye iki bigenze bite umva muja wanjye ndi Imana mu ijuru mvuganye nawe Imana mu ijuru ndavuze ngo cyabugufi umva Imana mu ijuru ivugana nawe umwami wawe Yesu wawe Kristo wawe wakubambuye ku musaraba cyabugufi ndi Imana mu ijuru ivuganye nawe cyabugufi ijuru rikuvuzeho uyu mwanya tuvugana ijuru rirakuvuzeho riguhaye imigisha myinshi cyane cyabugufi wakira imigisha yebaba we dore muze nari narakubuze burya rwose uri umukozi w'Imana w'ukuri ufite umwuka w'ukuri urasenga by'ukuri uzi ko burya rwose niko nta kintu nagendanye rwose ariko ntabwo nari nzi ko ndi buhure nawe rwose ntabwo nari nzi ko ndi buhure nawe gaho mwana we none siko ntakwibuka neza ntabwo nari nzi ko ndi buhure nawe hari ikintu utaye oya ahubwo uzi ko burya bya bintu byose wampanuriye byose byarasohoye ariko uko byagenda kose nzakwitura nta kabuza rwose nzakwitura nzagushakisha nkwiture uko byagenda kose uri Imana nyamana mujya mutumbira ijuru murebaho Imana iba muyibwire ibibabaje byose no kuvuga ngo uyu mwanya rero ijambo ry'Imana riravuga ngo tuza umutima wihangane kandi uciye bugufi ikindi kandi ibyiza Imana igukorera ntiyasubiza ibibazo byari bikuremereye byari bitumye iheta inugu ugenda umeze nk'umuntu wikoreye ibuni y'urwarwa ibyo byose nibikiza ugahagarura umusore wemye nkawe uzajye mu nzu y'Imana uhamisha ukuri wabonye ikiganza cyawe maze ibyo byose niwamara kubihamya bizabere ikimenyetso cy'ukuri gituma n'abari binangiye banze guca bugufi imbere y'Imana baca bugufi mu izina rya Yesu amena amina kuvuga ngo rero
genda uhamisha ukuri kw'ibitangaza Imana yagukoreye ubihamisha ikiganza cyawe nanjye iyo mu ijuru izanyibuka. Haleluya, amen, haleluya, amen, amen, amen. Oh pasa wo pa. None se muzeyi urya murasengana? Umva muja wanje, ndavuze ngo nje Imana yo mu ijuru kandi nsubije ibyari bikubabaje byose, ibyari bihangayikishije byose ndabisubije. Siga byose usange Yesu, siga byose hano usange Yesu, umusangiro gutaka umusaraba. Nyumva ndi Imana yo mu ijuru. Tega amatwi, tega amatwi, nsubije bimwe mu bibazo byari biguhangayikishije uyu mwanya. Ntuhaye umugabo, ntuhaye umutware, ntuhaye umufasha. Vuga mena, amen, utamena, wongera utamena. Cyabugufashemo Imana, cyabugufashemo Imana, cyabugufashemo Imana. Ishimwe ni ryawe Yesu, ishimwe ni ryawe. Siga byose usanga Yesu, ishimwe ni ryawe. Ube muri we n'abazaba muri wowe. Ishimwe ni ryawe. Amen. Imana ndayumva hano. Amen. Amina, amina. Umva mukozi w'Imana, ndagira ngo uyu mwanya nkubwire ngo ubaye umwe mu bagiriwe neza na Imana yo mu ijuru. Amen. Urumva neza? Ubanye umugisha, unabarikiwa sasa hivi. Chukua. Amina. Haguruka mu izina rya Yesu. Haguruka. Iki ni cyo gihe ngo nkora akazi, nkora umurimo Imana yampamagariye. No kuvuga ngo rero mu by'ukuri isaha uri bukahano twahuriye hariya kuri da cross waturutse urahibuka neza. No kuvuga ngo ugiye gusiga buri kimwe. Ugiye kuvuga mukozi w'Imana, ugiye gusiga buri kimwe hano nkuko Yesu yavuze ati musige byose mu nsange muve muri nge nanjye nzaba muri mwewe. Siga kimwe ufite, buri kimwe cy'agaciro wibetseho ugisigaha. Mu by'ukuri ugenda hari uhaboneye umugisha mu izina rya Yesu kandi nje Imana yo mu ijuru bikubwiye. None se muze ndabigusigira cyangwa ndabijyana ntibiri bugukerereze mu masengero? Oya, humura, genda uzane iyo migisha iri hariya nkubwiye, uyizane tuyisangire mu izina rya Yesu. Ariko siga byose usange Yesu, gana inzira y'umusaraba, sanga Yesu, shyiraho ngaho. Ndabikurindira, humura, uze dusangire uwo mugisha uvuye mu ijuru ikanani mu gihugu cy'abizera. Amina. Voka yimbwa imanuka ihiye koko. Kandi ntibazakubeshye n'ubugari bwa Imana irara ubusonze. Ndavuga imbwa. Mana yanjye, ahubwo se reka mbwire madamu ubundi nahashye nayoye. Aro mada, reka kwayura di, reka kwayura. Nahashye. Oya nayoye nahashye. Umva, genda kuri butike ufate spaghetti, amakaroni, nido, amataifu, amavuta y'ubuto, amavuta nangahe. Icyo si ikibazo, nayoye. Genda. Oya nta kibazo, baguye n'igitambaro cyo kwipfuka mu mutwe. Sawa ndaje. Okay. Ye baba we, ubuse kuko umugisha ko ndeba ntawo mbona.
umugisha yambwiye ko ntawubonye ubu koko ibi bintu nibyo ahari reka mbe ntegereje iby'Imana ngo birya abarambije abarambiwe batashye wenda uwo mugisha uraza kungera ye babo we mbega inzara inyiciye hano ngo naje gushaka umugisha ariko saho ubu ntiwabura amaha ubu se umugisha ko se umugisha yambwiye bawubika he oya reka njye kureba wa musaza mubwire ko umugisha nawe ubuze kasubi yo wa musaza yagiye nasize hano ubu ko kuriya ni umunyamasengesho cyangwa ni umutubuzi ibintu byanjye yabijyanye we amafaranga y'abandi yo mu kibina ubu se ndabikura hehe na telefone yanjye ye baba we mana we ubu koko ndagira ne ndabigira no koko we ndakora iki we ibintu by'abandi barabijyanye kuko ubu se mbigendane mana n'abara koko ubu se ndakora iki koko mana yanjye kuko yabijyanye hehe kuko ariko mana mana we kuko barambeshye kuko ariko nanjye ndirenganye kuko nanjye sijye mwuka wera yari yamfashe oya ariko nanone nashutswe na wa musore wa muhungu niwe wanshutse atuma mva ku izima ntabwo njye nari kumvira ruriya rusaza ibintu byambwiraga kandi ruriya rusaza ubanza ari urutubuzi ntabwo nari kubyemera ariko nta kundi Makuru. neza Sheri. Sikora kwa mugesho yese nakuramo. Sikora ugiye kuzarwaza umutima neza. Nukuri nuko. koko se Kandi sikora ntafukuzi wanjye. Upiwa ntabwo woroshye. sha ndabyumva n'ukuri gusa nyine nanjye ntabwo nari norohewe disi icyakubwira ibyambayeho ntabwo nabona n'ahantu byagenze bitese kandi none se sheri ubwo se ni iki koko cyakubaye ku buryo cyumva utakimbwira kandi nubwo waba warafuzwe kuko no muri gereza niyo umuntu bamufuze telefone barimo bagahamagara biwabo ese ubwo ni iki cyakubayeho koko ku buryo ntabwo wamugana kubura kwe gahomba wari nambwira shabe we ntabwo ubizi reka nkubwire nahuye n'agatubuzi nako ntabwo ari agatubuzi ni agasaza k'agatubuzi ibintu kankoreye kanyambuye ibintu byose na telefone karatwara mbese kansize iheru pe nta kintu na kimwe burundu byose ku buryo ukabona na telefone yo kumpamagara ukambwira ikibazo wahuye nacyo ariko sheri none mbashije kumirwa pe ubwo se ari wowe nako gasaza uhagatuburiye undi ninde ubwo se kakurushije ubwenge kakurushije imbaraga reka da ubwo se byagenze gute koko shabe nanjye sinakubeshya kaje mu ishusho ya marayika umusenzi ubwenge bwose buragenda nanjye nisanze sheri nuko byagenze sha ihangana ariko nawe uri kubona ukuntu abantu muri iyi minsi bigize abantu
abantu bakijijwe biganjemo n'ubutekamutwe n'ubujura n'ibisambo. Rero nyine ntago niba ari ikibazo cy'Imana idahaniraho, niba ari abakristo, niba ari amadini n'amatorero, sha nanjye ntago mbizi. Sha hani ihangane tu. Ahubwo reka mbwira ababyeyi baze bagusuhuze. Ahubwo se ubundi ugakubaza. Aha sha mama wawe ndamuzi, ariko papa wawe niwe ntazi, kuko mama wawe tujya dukunda guhura kenshi. Ubuse papa wawe ni musa? Birumvikana nimba ifura na se baba bangana no gusa kenshi baba banasa. Sheri baraje rero, baraje bagusuhuze. Bo bategerejeho gato, baraje bombi. Baraje. Yo shushu, ndumva amatsiko ari yose yo kureba ababyeyi bawe. Cyane nabo ni beza cyane. Niba kubona kandi barakwishimira ndagura. Ese mwa kugira ngo mukecuru araza vuba ko mbona agatege ari ntako. Ewe. Ya, umukazana wacu. Bemwa. Sheri, konde gutuguwe cyane se? Ukamurazira. Uriya ni papa wawe? Cyane rwose ni papa. Ureba ko gusa dusase. Niwe ntabwo rumwe. Hey, witanga. Njye wakubyariye umugabo rwose. Njye wakubyariye rwose igisore nk'iki nka. Yego Sheri, ntago arimo kukubeshya n'ukuri. Niwe papa wanjye, nukubona kiri umusore bikurikirana bigutangaza. Akunda ubuzima bworoshye, akunda kwirira neza, yibereyeho ruzungu rusirimu, mbese yarizigamye ku buryo bushoboka. Ntibizagutungura rero kuzahora umubona gutya ameze neza, aryoshye na karuvate yarinje uriviye wanjye. Ntabwo ubeshya. Narizigamye urumva ubu ngubu ndi gufata mu muryaya ndi ubwizigame bwo mu busore bwanjye, niyo mpamvu ubona uruhu rutoshye ndi. Ntabwo niwe gutungura Sheri. Uranonge n'umunsi n'ubwanjye dutangiye. Gutungura rwose. Enda ngwa amasha. Musuhuze. Igisaza cy'igitubuzi gusa. Bigenze bite se kandi? Sheri, umva. Papa. Sheri waza ariko. Dore papa no kuri Imana bati. Sheri, umva se. Ngwino ariko se mana yanjye kuko ibi ni ibiki koko. Ubu koko mbuze papa, mbuze Sheri. Ubu koko ibi ni ibiki kuko ndabigenza gute? Papa, ntabwo wapfa. Papa, usohoka ibi ni ibiki kuko ndabigenza gute?